ni ifoto ye n'amagambo manager we yandikiye. Yego banditse bati shalom nshuti namwe baterankunga ba Gogo, tumaze iminsi turi mu ivugabutumwa Uganda, ariko mu dusengere Gogo ararwaye cyane, iminsi 2 irashize atabasha no kurya. Nta nubwo nanzi ibingibi ko byabaho gutya, kandi mu kiganiro bakoze niba bari bagiye ko banditse ejo no mu kiganiro bavuze ati ngo bari bamaze kumugaburira ngarya afite apeti, bamuvanye Imbarara bamujyana Kampala, atariye ntabwo yari yariye, bamujyana kuri live saa 7 z'ijoro, amaraho amasaha agera mu 8. Gogo twakundanye hashize amezi 6 tumenyanye, ariko ashira amezi 2 mvuze mbese mbitangaje kuri nge ndarahira. Gogo naramukundaga n'umutima wanjye wose, niba hari ikintu kinini mbuze umuntu w'agaciro muri ngewe no kugeza iki gihe nta mbaraga mfite. Ijambo Gogo yakubwiye utazibagirwa ni irihe? Ngewe Gogo ijambo yarambwiye ngo Gogo nta mwana agira, ikintu nzicuza Gogo yagiye ntamukoreye nuko twarapanze kuzajyana. Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu, mbasuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Ni Slim Jesus TV ndetse na Bikari TV show. Turi kumwe n'umuhungu wo mu Bikari. Umeze gute? Ndashima Imana kuri ngewe, ako mu mutima wanjye ntabwo urikiriye. Mutima ntabwo umeze neza. Ntabwo umeze neza rwose. Okay, nagiye mbona ibiganiro byinshi wagiye ukora cyane no kuri channel ukunda gukora ibiganiro uvuga ko ngukundana na Gogo. Ese we Gogo mwakundanaga koko? Rero Gogo ntamukunda. Gogo ntamukunda birenze kwemera ko abantu muri rusange babyumva. Nge Gogo ndamukunda. Gogo ni umwana w'umukobwa nge nakunze, impamvu nakunze Gogo nabonye bitewe n'ibibazo we yari yifitiye, nabona n'imbaraga ashira mu gukora, nabonye Gogo yavamo umugore. Yego, none twibaze wahuye igiye uvuga ko we na Gogo mwakundanaga. We na Gogo kugira ngo mukundane mwahuriye cyangwa ni prank? Rero abantu benshi bayifashe nga prank. Abantu benshi bayifashe nga prank, bamwe bavuga amagambo atari meza, bamwe bavuga yuko mbese ngo bitari byo, bamwe bakajya banaraca ku ruhande bakambwira ati se ngo uramuntu ukari mukuru ukabura umusore mutoya wabuze umukobwa muzima. Nge ndababwira ati ngewe kuba nge sinakunze imyaka, ahubwo nakunze umuntu. Mbabwira yuko nge namukunze uko ameze, kandi namvuga kuri iki kintu Gogo yari umwana w'umukobwa wirwanyeho, kandi ukunda Imana byahatari. Yego wenda ibyo turaza kubigera, ndashaka kumbwira ku nkuru y'urukundo rwawe na Gogo uko mwahuye kugira ngo mukundane byagenze bite? Ni ukuvuga ngo rero Gogo twakundanye hashize amezi 6 tumenyanye, ariko ashira amezi 2 mvuze mbese mbitangaje. Nge nawe tumaze kubyemeranyaho, urabyumva. Noneho tumaze ayo mezi 2 nibwo kuri social media bagiye babibona, ariko kugira mbure na Gogo nge manager we twavuganaga gutyo bisanzwe. Njya gushutingira indirimbo, hari indirimbo y'umwana w'umukobwa nari ndimo gushutinga, harazarwamagana zafunwe hirya uri kujya hara kwa kira kiyaga cya hariya. Yego. Niho twari turimo gushutingira, kuko manager we nari muzi ariko tutarahura nawe amaso ku maso. Ariko tuziranye kuri chat ducata, ngira amahirwe mbura nawe na Gogo aramenya, kuko nawe yarankurikiranaga ibiganiro byanjye, arambaza ngo Bikari bimeze gute, ndavuga ati ni sawa. Mbe namaze se Gogo we ameze ate, kuko naramubonaga nyine. Gogo turicara turasangira, twanasangiye n'agafi icyo gihe hara kuri Muhazi. Asangiye agafi? Hara kuri Muhazi. Yego. Nuko asigaye Gogo turaganira, ntwara na nomero ye. Yego. Umuntu haye nomero ye tukajya tuganira biraho. Manager we abigeze nyuma nza kumubwira ati rero ubwo aho hari haciyemo ukwezi n'igice hafi 2. Manager nza kumubwira ati rero ngewe bitewe na Gogo ukuntu mubona, n'ukuntu agira umuhati, n'ukuntu ari umwana ubona yirwanyeho, byatumije ngira emotion zo gukunda Gogo.
uramukunze abo iyo nkuru ngiye kubivuga kuko mbere ntabwo nari nakayibwiye bitewe n'abantu bazaga bavuga ibintu nkimara kuvuga nibwo bwa mbere barabagize ute bumvishe iyo nkuru y'urugendo rwanjye n'urukundo aho batangiye n'abantu mbere aho mbwira n'abantu babyise pranka ariho bahera bagira ute babivuga nuko asigaye gogo tumaze guhura tumaze no kuganira mwatse na nomero tugiye tuganira maze kubibwira manager we abarambwiye ati ntacyo bitwaye manager we icyo gihe ntabwo yari yakamenyana na Bikemu asigaye tubaho ajya gucuranga indirimbo Bikemu abagiye muri timu yabo yego agiye muri timu yabo wegeze mikoro cyane agiye muri timu yabo Bikemu nibwo yagize ute nibwo yahise avuga ati rero biriya bintu ntabwo mbishaka aravuga nuko ngo uwo ngo Bikemu yese gutandukanya na gogo yashatse kudutandukanya gogo tukaya turavuga nuko tumaze kuvugana Bikemu sabivuze gutyo hahita haboneka umunyamakuru kandi narabivuze ibyo narabivuze haboneka umunyamakuru uvuga yuko mbese we yashatse ko nge na gogo tujyana kuri channel ye kuko ari umunyamakuru ukomeye tuvuga urwo rukundo nyine tubivuga Bikemu arabyanga Bikemu abyanze ahita akora ikiganiro Ambaraste Honing urumva ariko mbere yaho bikimara gusakara Bikemu we yaranyihamagariye aribwo nagiye gukorana na baraba kuri Siridi tugiye gukorana ikiganiro we uwo munsi yaramamagaye ngo dukore ikiganiro tujye hara muri studio yiwe ahakorera yego mu gihe ngiva kuri hara kwa baraba kamera barabakozi bo kuri Siridi ngo ni kuri Foke Media ni yabariya nibwo Bikemu yampamagaye nyuma yaho ndamubwira ati ngiye gutega inze ntari bidukora icyo kiganiro bigeze nyuma yanga gufata telefone kwera iki sinzi impamvu ubwo aho nsubiye inyuma atarambaraste Honing mubwiye ndamwandikira ndamubaza se ko ambwiye ngo ushaka ko tuguha ikiganiro ko naguhamagaye ndi wamfata ahita ambwira ati ngo timu ya manager ngo bambe timu ya gogo management ndetse n'abashinzwe itangazamakuru ryabo ntabwo twashatse kubahuza ngo mukorane ikiganiro turajyana ndi kukumva sigaye gogo ikiganiro kirasohoka abantu bamwe bavuga amagambo atari meza n'abandi babizi habaho abakunzi nababi ariko ngewe mu mutima wanjye numvaga mfite ishaka ryo gogo kuba yambera iki umugore byanye kuko nagogo igihe cyarageze turavugana ndavuga ati se ibintu bari gukora ubwo kureba gogo kuriya ushobora kumubona ng'umuntu udafite ubwenge ariko ni umuhanga gogo ushobora kumubona kuriya ari umuntu udafite ubwenge ariko ni umwana w'umuhanga mu bintu udatekereza kuko ashobora kugukubita ingingo iyo ngingo ukibaza niba ivuye mu kanwa ka gogo gogo aravuga ati rero weho nta ribi icyambere nuko ngukunda kandi nawe ugize ute unkunda ni nko kubyarwa n'umubyeyi we agashaka kugushakira uwo ukunda ariko wowe ufite uwo ukunda ariko umubyeyi atamushaka ntacyo bizagira ute ntacyo bizatwara gogo nawe yakubwiye ko agukunda bwa mbere gogo akubwira ko agukunda hari ryari rero yabikubwiriye icyo gihe kuko twari tumaze guhura tugenda ducata nk'abantu basanzwe nza kumubwira ko namukunze abarambaza se biri seriye ndamubwira ati njye naragukunze pe kandi numva ngukunda binabaye na ngombwa njye wambera mama w'abana abarambwiye ati uri seriye ndamubwira ati ngo ndi seriye abarambwira ati nanjye pe nanjye nta cyatuma ntagukunda yanambwiye n'ijambo ryiza arambwira ati twese turi ubwoko bw'Imana kandi twese turi abantu niba unkunda ni iki cyatuma ntagukunda ibyo bintu manager wabo akimara yarabyumvishe kuko sinzi niyo yarabyumvishe muri record za gogo ahita yandikira Bikemu turaha icyo gihe twahanganye mbese njye na gogo twameze nk'abahangana na Bikemu bashaka kukubuza gukundana nawe ndakeka barabonye n'ikiganiro yakoreye hehe
muri hariya Muhazi. Icyo kiganiro sinzi niba namwe mwarakibonye. Icyo gihe baramubwiye ngo ntabwo babishaka kuko gogo nyine urumva nibo babyeyi biwe nibo bamurebereraga, bamubwira yuko badashaka ko yongera kuvuga ku rukundo rwanjye na gogo. Ndabyibuka neza abantu bari kuri live ya TikTok bagiye kumuteranyiriza Archive Buganda, bagiye kumuteranyiriza amafaranga yo gukora indirimbo kuko batse ubufasha bwo gukora irandirimbo. Icyo gihe ababizi neza bari kuri live kandi yari abantu benshi ya gogo ya TikTok baranzamuye, asigaye mbita mvuga ati umeze ute mukunzi wanjye gogo, bahita bamanura turi kujyana, bahita bamanura kuri live. Asigaye uriya ndoza bikemu naramwandikiye kandebe ko ntuza zikiriho ngewe na message zo bikemu naramwandikiye namubaza se ubundi kumanura kuriya nibyo bya mbese nibyo byamara kambaka y'ibintu byose turimo kuvuga ngo rero ngo turimo gushaka amafaranga. Tutabeshye twizanye kuri tureke wenda n'ibyo ngibyo nizo message wakundaga kukubyanya byo nge naramukundaga bimwe byo gupfa kuryo wajyaga kuburana ngo bakubuje kumuvugisha icyano mbo siri oya wenda ngiye kugira nanjye fact zigize hano handitse Augustin sibyo reba icara oya reba ngiyo ni manager wa gogo biri gusomeka neza ngiye ndi kubizuminga ariko gusomeka nabisomara handitse ngo umeze ute boss ariko se komba mbona ibintu mwabigize intambara mwabizanyemo urwango kandi nabirenze birimo ubwo se mu biganiro ndimo gukora kandi kubabwira ko bafashe bakayikora challenge indirimbo ya wisongera uzamumanura aho yari iri telefone neza Bo noneho wewe ndaza kuguha kano ga screenshot woho ugashireho hano nge naranditse ngo umeze ute boss ko mamona ibintu mwabigize intambara Risiva ntago ijyayikoma oya ko mbona ibintu mwabigize intambara ese ibi bintu mwakabizanyemo urwango nanjye mfite live ya TikTok cyangwa se ya YouTube nanjye mfite platform zanjye nshobora kujyaho kandi navugiraho ibyo nshaka. Yego. Reba ngibi ndaza kuguha kano ga screenshot. Yego. Ndabyumva. Kugira abantu wenda batavuga reba ngizi basi ubereke hona handitseho Augustin kandi ni manager wiwe. Kuko nayohereje manager we nyohereza na Bikemu kuko bose bari hamwe irandirimbo barabyibuka neza indirimbo nshasha asiza koze kandi mani muhe iruhuko ridashira mutuze mubayo. Aba bagabo babizanamo ibintu by'urwango ibintu bigenda bivugwa yuko ari pranka byari kuri nge ndarahira gogo naramukundaga n'umutima wanjye wose. Yego waramukundaga cyane pe. Ugo inkuru yuko gogo yitabye Imana wayakiriye ute? Siri nibe hari ikintu kinini mbuze umuntu w'agaciro muri ngewe no kugeza iki gihe nta mbaraga mfite nta nizo nigeze ngira. Nawe reba abantu bose bakoze ibiganiro nge nibwo bwa mbere kuva babimbwira kuva nabona post nibwo bwa mbere ngiye imbere ya kamera
abandi bondi babikoze se byabahaye n'abaviyuzi yego ariko ngewe nibwo bwa mbere ngiye imbere ya kamera. ijambo gogo yakubwiye utazibagirwa ni irihe? Ngewe gogo ijambo yarambwiye ngo ese ufite ababyeyi bawe? Ndamubwira ati nyafite mama gusa. Abaravuze ati nge ndamubaza se ese wowe ufite ababyeyi? Arambwira ati ngewe iwacu ni nge mwana wasigaye, abandi bitabye Imana kandi n'ababyeyi banjye bitabye Imana. Abarambwira ati se mama wawe azanyemera, azemera kumbera umubyeyi? Ndamubwira ati ntabwo yakwanga kandi nge ngukunda, twese azaba umubyeyi wacu, dore ko mama wanjye akunda abantu. Niryo jambo rya nyuma kuva biriya byaba nibuka gogo yambwiye kandi ryankoze ku mutima. Mbere yuko yitaba Imana mwaravuganye? Mbere yuko yitaba Imana kuko yari Kampala, twavuganye kiriya cyumweru bakiva mu gitaramo cya mbere. Ubu usubiyeho twongeye kuvugana ari mu Rwanda, kongera gusubirayo kuvugana nawe byaragoranye. Kuko gogo ntabwo akoresha WhatsApp burya. Ni matosha. Oya, afite ni telefone ariko ntabwo akoresha WhatsApp. Okay. Urumva nyine nawe ibaze kubura umuntu w'ingenzi cyangwa se w'agaciro mu mubiri wawe cyangwa mu mutima wawe. Ngiye kuko gogo nagiye mbivuga kenshi, bamwe bakabyumva abandi babyumva, urabizi twese ntabwo twumva ikintu kimwe. Numvaga amaherezo y'urukundo rwawe na gogo ari ayahe? Amaherezo yanjye na gogo numvaga yuko twabana kambera umubyeyi, nanjye ngamubera umubyeyi, akaba mama w'abana banjye, nanjye ngaba papa w'abana biwe. Yewe ni kumva bitazoroha ariko no kwihangana pe. Aya bibaho gusa byo. Ikintu nshimira gogo no ikintu mushimira yego kandi ntazibagirwa nuko mu ndirimbo yasize aririmbye yasize abwiye abantu kwihana. Nicyo kintu mushimira. Ndamushimira erega man, urukurago gapfiriye mu ivuga butumwa kandi apfuye ari gukora umurimo w'Imana. Rero nukuvuga ngo abantu bose yego babonye gogo ibyiza yakoze mu gihe gito, amaze umwaka muri social media. Yego amaze umwaka umwe ako yaduhaye ibyishimo, yaduhaye urukundo, yaduhaye byinshi muri we. Okay, none ndagira ngo umbwire none ku nkuru yo gutabaruka kwe ukuntu yizi uhize uti. Hari abantu benshi bavuga ko ukwawo, ariko none ndagira ngo nawe tuhereze uruhande rwawe nk'umuntu wa hafi wa gogo, utubwire ese byagenze biti. Ni ukuvuga rero gogo abenshi nabonye kuri social media bagenda babivuga, bavuga ibiki ngo gogo ni umubyeyi, gogo nta mwana agira. Shuwa gogo apfuye nta mwana afite. Abantu bavuga ko gogo ngo yari afite umwana. Icyo ni ikintu nsize umuco mvuze, kandi umuntu ubivuga twese tuba dufite ukuntu tubivuga, ariko ngewe ndabizi neza kandi ndabihamye mbishingiyeho n'amaguru yanjye abiri. Gogo nta mwana afite turi kujyana, kuko gogo yitabye Imana afite imyaka 37. Gogo nta mwana afite. Noneho izo nkuru zigenda zivugwa ngo gogo ngo kuba yarapfuye, yarapfiriye hari haruguru mu gihugu cy'abaturanyi, nibyo koko yitabye Imana, ariko abenshi bakagenda babivuga ukuntu bigiye bitandukanye. Hari abavuga yuko bamuroza, hari abavuga yuko yishwe n'igicuri. Gogo hayiwe ubwo nuko ngo kangubwira gogo yari afite uburwayi, afite n'ikarita yo kwa muganga y'uburwayi bwe. Wari uyizi, wari warayibonye? Nari yerega ngewe twaraganiriye byose nari mbizi, ariko ngewe kuko namukundaga ntabwo nari naza ngo mbishire hanze, nubwo aba manager n'abara ba BKM bashakaga kubigira birebire, ariko nge n'ukuntu mukunda ntabwo nari naza ngo mbishire hari byari mbese ara yaramabanga y'umugore n'umugabo nyine ngewe kuko yarabimbwiye. Kandi ndakeka n'abantu babonye ikiganiro kindi akiva Kampala yakoze ngo bari kuri Max
sikora Urugendo TV oya Maxime TV. Max TV yavuze yuko uburwayi bwe hari uburwayi ajya agira inyuma ya kamera kuko nari mbuzi kuko Gogo yarwaragiye igicuri ubumuga ariko nanone hano mu mutwe wenga gutya hari boro yabagamo igihorihori gitimbye gikubita gutya cyane kandi gikubita cyane agira ngo tubwire bimwe mu byo mu bintu wowe wari uzi kuri Gogo abandi bantu batari bamuziho bitubwiye ikintu kimwe nari nzi mbese kuri Gogo nubwo burwayi bw'igicuri abantu batari baza ariko ngewe na timu tubizi kuko byarabaga ikindi kintu nari nzi nuko yari afite igihorihori igihe kiragira kigakubita ng'umwana nyine ikindi kintu Gogo we yari afite yarashobora kumara amasaha 2 yaguye hasi atarahaguruka atari igicuri kimukubise hasi yego atari igicuri kuko igicuri cye cyarazaga kikamera ng'ikimwanuye kikamara byibura iminota 30 yego turi kujyana ndi kujyana nayo cyane kikamara iminota 30 cyangwa 20 cyangwa 10 bigahita bigenda agashobora akabaho hari umuntu ng'abandi agahita aza imbere ya kamera burya ndukareba hari benshi bavuga kuki atajya mu itangazamakuru cyane impamvu atajyaga mu itangazamakuru ni ibyo bibazo byose byabaga bihari cyakora bari abamanager be hari akazi bakoze kandi katoroshe ko kumurinda ibintu byose bigize ute byamubagaho inyuma ya kamera ibyo bintu rwose barabikoze byo ndabyemera kandi nanjye mbihamanya n'umutima wanjye k'ibyo bintu babikoze ni iki kintu uzicuza Gogo yagiye utamukoreye ikintu nzicuza Gogo yagiye ntamukoreye nuko twari twarapanze kuzajyana mu rugo kubera akazi kabo agenda ntamweretse mama mama yarabizi ko ukundana na Gogo arabizi mama wamuvugishije se sinzi niba banabimenye ngende kukubwira ngo ntabwo nari nabona imbaraga sinzi niba banamuvugishije yego manager wa Gogo yigeze akuvugisha ngo abikumenyeshe ko umukunzi ahitabye Imana manager wa Gogo sibye bikemu n'intuza hano ndayifite bikemu yanyohereje akantu kameze nk'akabaruwa kandi biko ngigafite hano mu ntuza zanjye bikemu yanyohereje akantu kameze nk'akabaruwa nyine hano ambwira yuko Gogo ko ibintu byarangiye kuko ari we wari ushinzwe itangazamakuru rya Gogo kuko niwe wari ushinzwe itangazamakuru rya Gogo yego urumva ibintu byose ibyo yavugaga nyine byabaga ari byo ku bintu yavuze kuri Gogo yego ndeba ngo bikemu ntabwo byavamo hano reba hano ngiye ngariza izo mubwire ko birimo neza ndi kubibona handitse ndi kubibona ariko urabidusomera ntago nyishaka kurushya amaso yanjye mbere nayo cyane ariko nanabisoma bisoma biragaragara neza bikemu yandika neza cyane kuko ni umuntu wize ni baruwa yakoheje ibaruwa yanditse dore ngiye ni bikemu wabyanditse ni baruwa yakwandikiye yidusomere aranditse ngo ni bikemu wa Yesu Mary Breaking umuhanzikazi wacu yitabye Imana yego itangazo rya Gogo nk'umuntu ushinzwe itangazamakuru rya Gogo nkandikiye ibaruwa ngubwira yuko yitabye Imana ibyo byarangiye yavuye mu mubiri RIP Gogo yes rero abantu benshi bagumye Imana sinzi kabisa rero reka twibaze ku kibazo cyiwe cyari gisanzwe gihari kuki team management yiwe yari isanzwe izi ko uyu nguyu Gogo agira icyo kibazo yarangiza ikamutwara hariya Sirimu
ushobora byibura kuko bari aba management bitewe n'ibibazo twagiranye ushobora kuvuga ati wenda kuki bamutwaye hara nibyo uko ubyibaza nanjye niko mbyibaza ariko iyo ufite indwara uyimaranye igihe twese dufite indwara dufite buri muntu aba afite indwara ye ku giti ariko afite ukunda yitwara ng'umuntu bari bamaranye umwaka turi kujyana ng'umuntu bari bamaranye umwaka bo bari bazi uko bamutwara kuko sibwo bwa mbere byaba bari kumwe kandi bazi amasaha kumutwara sibwo bwa mbere yaragiye i Bugande yaragendaga akavayo siko bimeze yaragendaga akavayo kandi akavayo ari umukobwa nyine ubona nta kibazo amasaha yagera bya bindi byo byamufata ku nshuro ya mbere ngo ajyayo ngo yatashye bigoranye nyine yatashe bigoranye ibyo nabyo barabimbishe rero kangusetse barabimbishe ariko nza kubimenya byagenze barabiguhishe barabimbishe nyuma waje kubimenya ari ndabikubwiye njye naje kubimenya banabihuhisha gutyo ariko nyuma batarasubira yuko arabimbwira yakubwiye ngo ikigogo we yambwiye yuko ari kumva ingendo za hato na hato atazishoboye bitewe n'ikibazo inziwe afite nuko ngo gogo niko yakwibwiriye yarakubwiye ngo iki ari kumva ingendo za hato na hato nyine ndajya ngo tubwire ngo mu buryo yabikubwiye nyine we yarambwiye ati sheri wanjye i Bugande shana habonye ari heza pe ariko kugira ngo mveyo byaragoranye bitewe n'ikibazo tuziranyeho njyewe ngize ute nifitiye mu mubiri wanjye cyangwa se mbese mu buzima bwanjye bwose ikibazo mfite ariko i Bugande mba numva ntasubiraho n'urugendo rwa kure ibyo ngibyo abimbwira gutyo turi kujyana asigaye mu gusubirayo twaravuganye bisanzwe ariko mu gusubirayo ntabwo nabimenye usibye agaposte kamwe nabonyeho bikemu ya postinze mbona yagapostinze aravuga ngo hari igitaramo bafite i Bugande nta nubwo yavuze ahari wumva ukuntu ibintu biba bigize yavuze ko ari Bugande ariko ntiyavuga ko bizabera he Mbarara ibi byose nabimenye ejo bundi bino bibazo bikimara kugira ute kuba ese ku gitaramo cya mbere cyamamaye ikino cyeje ubundi ko batigeze babyamamaza nyine umva ukuntu byagenze impamvu kiriya cya mbere kandi iki ngiki cyari kirimo n'abantu benshi gusumbya aba mbere kuko bari bamaze kumumenya aho gogo yajyaga kuki cya mbere rero bacyamamaje iki cya kabiri bacyamamaza byashatse kuba mu ibanga kubera iki sinzi biterwa na management hari y'umuntu bitewe n'uburyo batwaramo ibintu byabo bakoze igitaramo mu ibanga nguko no mu kurwara kujyanwa mu bitaro batigeze babitangaza tubimenya yagize ute kuko ndakeka kuwa mbere ku cyumweru nimugoroba zishika kuwa mbere ubwo hano mu Rwanda tuba turushaho Uganda isaha imwe uwitwa Bruno bari kuri live saa 8 z'ijoro we na gogo z'ijoro arafatwa bakimara kuvayo kuko protocole yo niwe wamuvanyeyo amujyana ku icumbi bari bacumbitseho ku macumbi bari bacumbitseho baragenda bamaze kugera aho ngaho saa 2 mbese kuwa mbere birirwa nyine gutyo tu birirwa bakora ibiganiro bakoze ibiganiro kuwa mbere ikiganiro baragikoze kinarasohoka kimaze gusohoka bigeze saa 2 za ninjoro ko ari kuwa mbere ubwo tugeze kuwa mbere ninjoro aba kugira ute atangira bwa burwayi bwe kuza buramuzana bumaze kumufata noneho ariko hari ukuntu gogo byamufataga bikamira ngibimufasha gatera kazana n'ifati nyine ifuru mu kanwa bigahita birangira ariko byamufasha amasaha agera muri 5 bahita bagira ute bahita bafata gogo bamujyana hehe ku bitaro ariko wumva ikibazo cyari kirimo kuwa mbere ku cyumweru nibwo barangije
igitaramo bari bagiyemo, yego aho batafashe inzira ngo bamugarure hano mu Rwanda, bagira ute bahita bafata inzira yo kujya i Kampala. gukora iki? Ariko tukiri aho, ibimenyetso bya Gogo by'uko bwa burwayi bwe bushobora kugaruka yari yabyerekanye mu gitaramo kuwa gatandatu nako kuwa gatanu baraperforminze mbo tena baperforminga neza nta kibazo. Noneho kuwa gatandatu bikema abwira pasiteri ngo bati pasiteri nta kundu Gogo mutamukoresha cyane, ubwo bikema yari yarangije kubona iki ibibazo, nta kundu mutamukoresha cyane ahubwo mukamukoresha gakeya, dore keje ari bw'igitaramo kizarangira akazakora cyane ejo byibura kiri kurangira. Turi kujyana wumve ibibazo ubwo bikema we nk'umuntu usanzwe amumenyereye. None bari kumumambo umuntu nka bikema umuntu wari usanzwe amumenyereye kubona iki ikibazo aho kiri. Yego. Indirimbo ebyiri bagira ute barazimuhereza, baragenda bararuhuka. Ku cyumweru araperforminga. Noneho akantu kari karimo gatangaje, ukundu ya performance ntabwo ariko ibindi bitaramo byose n'ibyabereye hano mu Rwanda cyangwa se ibiganiro yakoze ntabwo bimeze nk'uko ya performance ku cyumweru. Performance ate? Ukundu ya performance Gogo yakoze ikiganiro, abona ko yakoze performance agenda mu bakristo no ku bapasteri. Uzi ko hari ukuntu mu barokore bajya bagira gutya bagatitira bitewe n'umwuka w'Imana. Gogo Imana yarize ikigiye kumwicurira, aragenda babwiye ati ndashaka mwese ko mwihana. N'abapasteri yafataga n'inkuru akajya kubakubitaho bicaye ngo nibahaguruke bahimbarize Imana, bahereze Imana iki icyubahiro. Agafata umuntu akagira ute akagenda akabakubita. Ubwo aho ngaho si ikimenyetso cya mbere yuko yaramaze kugira mbo reba umwana wari umaze iminsi performinga, umwana wari umaze iminsi akora cyane agendaga bose akakubita ngo mwihane. Performance nyine ibyo bagiyemo bishoje nibwo bose bafata inzira bajya Kampala. Ngibyo byo kwamamaza ntabyo nari nzi ko bagiye kwamamaza, ariko biravugwa yuko kwanza barabivuga kuko ntibivugwa barabivuga bo bwabo ko hari umushoramari ucuruza ufite company y'ibinyobwa birimo nk'amaji kuko ndi bakwamamaza inzoga n'abarokore, ubwo birimo amajuice nyine n'ibiki. Wari waraprocinze Gogo ashaka kumuha company yo kwamamaza, aho kugira ngo bamuzane mu Rwanda bafashe urwo rugendo. Kandi kangubwire sirimo kuva Kampala nako hari yamparara ujya Kampala. Nge ndahazi narahabaye bro, njyara narahabaye. Ni urundi rugendo rwo gufata rwikubye inshuro ebyiri za hano mu Rwanda. Yego. Kuko iyo uvuye za Gisoro no kuvuga ngo mu nkuriki kiganiro numvishe ejo bundi ku Rugendo TV, numvishe avuga ko ubushize tugendere ku byabanje ngo Gogo ngo kuva bwa aze i Kigali ngo imodoka yaramugoye ava Kampala azi Kigali ava Rwamagana azi Kigali. Ubundi Gogo yaje mu modoka ya mbere aje Kigali gukora ikiganiro. Nibwo bwa mbere mu buzima bwe yari yuri imodoka. Nibwo bwa mbere yinjiye mu modoka. Aza bwa mbere mu modoka aje gukora ibiganiro aje Kigali. Naribwo ariyo mpamvu imodoka ya mbere yamutonze. Yaramutonze noneho ari n'igihe yamaze ngo akoze sheri ngo mu rugo ni. Kandi narahamubwiye kuko Gogo ku batabizi ni umuntu ujya ukunda kwibagirwa vuba. Gogo aribagirwa. Yarambajije se mu rugo nahagana. Yego. Ndamubwira ati mu rugo ni Gisenyi. Ngo hajye Gisenyi ni muri Kigali. Ndamubwira ati oya urenga urere bugira muri Butatu.
ngo none ngaho hantu hose nzahagera ngo ngiye ko ndazi kugendera mu modoka. Ndamubwira ati uzaba ingendo nyinshi uri gukora uvi Rwamagana uzana i Kigali imodoka uzaba warayimenyereye. Ahatavuga ati ngo bisaba amasengesho. Yego icyo gihe rero bamujyana Uganda. Nibwo bwa mbere bamujyanye i Bugande, azambwira ko kujya mu modoka kuva mu modoka byagize ute byari byamunaniye. Bongera amaze icyumweru kimwe avuyeyo bongera bamusubizayo. Yego urumva nibamane seri ni ibintu bigoye. Ni ibintu bigoye kureba ngiye gutya mba nabuze n'icyo nkora. Gusa byo isezerano ngewe navuga ngomba kwishiraho nk'umuntu ukunda Gogo. Nge ndagira ngo umuntu wese yararimo ideni ari nge bazayishuza. Yego umuntu wese kubwa niba hari umuntu yararimo ideni bazayakwishyuza ari nge bazayishuza. wemeye kuyishyura cyane. None nkibaza ko bavuga ko yari afite umwana uzamurera. Nge dutangira ikintu nababwiye yuko Gogo nta mwana yigeze. Nta mwana yigeze iki bira no kumuharabika. Rira ni harabika. None nkibaza rero ngo iwabo ntago bajyaga bemera ko ngo bamujyana muri bino bintu by'umuziki. Sha Gogo uko ejo sinzi nimba barumvisha amajwi. Oya ngewe erega bira byose ndabizi narabyumvisha nitangira ryabo kuko twaraganiraga cyane. Abamurera bitewe n'uburwayi bari bamuziho bo ntabwo bifuzaga ko Gogo agira ute aza mbese mu bintu by'umuziki. Kuko ni n'abandi bo mu cyaro batari bazi ibyari byo. Bari bazi yuko umuntu wese waje mu muziki cyangwa waje kuri kamera aba agiye kutwara iki amafaranga. Shara aho bigera no kuri ngumva nta mbaraga mfite. Ihangana no kwihangana. Gogo ntabwo bashaka kaza mu muziki. Hari n'amafaranga yagiye atangwa ku ndirimbo ya mbere yira Everyday. Timu ya Gogo yagabanya amafaranga n'abamurera. Yego ariko bategeze ute badashaka kaza mu babira bintu nyine by'umuziki. Yego none nkibaza rero ejo bundi bari mu gutabaza ari kumutabariza bagize bati mu by'ukuri bakeneye inkunga amafaranga yabashiranye. Kuki muri famille ya Gogo batafashije bari kumvaga ngo bari gusaga miliyoni 2.5 kuko bo ariko ngo amafaranga bari bakoreye yose bari bayamariye mu bibazo bahuriye nabyo Kampala. No kuvuga ngo igitaramo cya mbere nta mafaranga bigeze batakaza yo kuvuga ngo wenda yahuye n'ibibazo bije mu inshuro ya kabiri. Kandi kiriya gitaramo kuko cyari kinakomeye kitabiriwe n'abantu bo hanze bagiteye inkunga amafaranga yarabonetse pe. Kandi niyo ntabivuga nibigaragarira buri muntu wese ko amafaranga yabonetse. Wenda nka management ye we ubundi ura manager we kuko twaraganiraga ku ruhande we yaravugaga ati twebwe rero dufasha Gogo ariko amafaranga yabonetse tugira ute turayagabana. Ariko mbere yo kuyagabana manza nakura amafaranga y'ibyo nagize ute nashoyemo. Wenda usibye amafaranga yavuyemo n'ayacumbi bacumbitsemo n'amatike bakoresheje. Ariko ni mafaranga yaraje kureba nubwo tuvuga ngo abantu n'abanyacyaro hari abantu bajya bareba kure kandi kubera n'imiryango tugiye tugira itandukanye baba bazi ibintu dukora. Hari ari amafaranga ba manager babo bazanye amafaranga bagira aho bahereza kwa Gogo ariko makeya cyane.
make turi kujyana amafaranga makeya cyane basigiye hehe kwa gogo ariyo mpamvu bavuze tese igitaramo kije amafaranga angana kuriya n'ejo bundi icyane cyane akubwira yuko abantu barera gogo nta nubwo baza amafaranga gukorera ahajya aho kumenya umubare ko bavuga ati ngo twagiye Kampala ngo twakoreye miliyoni 3 bo barazaga bakabahereza abo bahaye nyine bagwe bamaga ngahe kandi batubwira yuko baragabanaga we harayahabwa kungo yari yaramusinyishije nyine yuko amafaranga azajya avamo bazajya bakuramo ayo yakoreye andi bakayashira kuri konti bamufungurije ku giti cye andi bakayagabana ngatimu ubwo nago barimo ariko afite amafaranga yagize ute yagiye kuri account ya gogo ubwa mbere banayashizeho ubwa mbere kuevre irandirimbo kuko yinjije amafaranga menshi ubwa mbere bayashizeho cyakora ntabwo nzi ibibazo bahuye nabyo byatumije bayakuraho kugeza n'iki gihe kuri konti ye nta n'igiceri cy'atanu kihari kubera ikizi yakoreshejwe iki bavuga nyine batubwira yuko amafaranga ngo bahuye n'ibibazo ariko ibyo bibazo ntabwo babitweretse ng'abantu ba hafi ya gogo ibyo bibazo ntabwo babitweretse kuko kameme n'ikindi ngihe ntabwo nari mfite n'uburenganzira bwo kujya kubaza ngo mbese mukora gute nubwo namukundaga ntabwo twari twakabana ku buryo navuga ngo munyereke ukuntu umuntu wanjye akora njye nabibonaga gutyo kuko njye nari mfite ibyanjye mpanganye nabyo nicyo kintu none nkibaza rero kubera iki nyine wumva ko barimo barasigana umwe ukumva ari abati uzugendo icyo dushaka no umuntu wacu undi ati mumfashe miliyoni 2,300 waho nta mafaranga menshi niye mpamvu iri gutuma basigana rero kangubwira bari ababyeyi ba gogo ntabwo nabarenganya bari ababyeyi ba gogo ntabwo nabarenganya niyo myumvire yabo no kuba batarashakaga kugira ute kwabizamo umwana bakamujyana ku ngufu bameze ng'ababikoreshejwe bameze ng'ababikoze ku ngufu ng'abashizeho imbaraga batabisabiye uburenganzira batahawe uburenganzira kuko ntabwo babishakaga nyine baramujyanye nyine nk'abantu bagira ariko urumva ibibazo byose ni ngaho iyo ujyanye umuntu ku ngufu sirimu nga gutyo ukambwira ati bikane ndashaka ngo ujyane hano mama akabyanga ukanjyana icyambaho cyose ni wowe ugomba kugira utana kukirengera kandi mpane n'abanyarwanda tuzi ubwenge n'abantu bose tuzi ubwenge sinshaka kuvugira kuri manager kuko ni ibyago bahuye nabyo nanjye ndi umuntu nahura nabyo nguko twari kujyana Igisenyi bikaba kuko nanjye ubwanjye nari kumufata twajya gutembera bikaba gutyo twese turi abantu ariko tugeze mu kazi abarakazi bakoze akazi kandi akazi karinjije ntabwo nzi yuko twese dukora akazi duteganya ko habaho profit na loss ntabwo nzi yuko niwe wenda barahawe miliyoni mu gitaramo cyangwa 2 cyangwa zingahe kuko nta nibyo batangaje ndakeka no mu mafaranga bavuze ntabwo bigeze bavugamo umubare ntabwo bari bagakwiye kurya amafaranga yose ngo bayamare kuko gogo bari bazi n'ikibazo anytime uko ashobora kugira guhura n'ibibazo kurwara kuba batanaraje ngo bayivuga ahangaha kuri kamera nka management yaho kuko njye nta burenganzira nari mfite bwo kuza gutangaza ikintu kiri ku muntu byari bishobora kugaragara ngo guharabika umuntu rero urumva sinarenganya ababyeyi barababyeyi ni uburenganzira bwabo kubafasha nguko nanjye ubwanjye mfite icyo nshobora gutanga nawe ushobora gutanga n'undi nabo baza muri icyo cyiciro ntabwo bashirwaho agahato ngo mutangaye kuko bamujyanye ku gahato ikindi barinjizaga biteye ubwoba ni ibintu bitoroshe man ni ibintu bitoroshe cyane
ntitoroshye kubyakira. Bwa mbere rero wowe wakira inkuru y'uko Gogo yitabye Imana wari urihe? njyewe bwa mbere nakira inkuru ya Gogo inkuru ya Gogo buke mbere yaho ubundi mbere yaho bamanje bapostinga bavuga yuko amaze iminsi 2 nta kintu arashira mu kanwa. Njyewe buri kimwe cyose mangifite intuza banzu nyereke ibyo bintu barabanje gupostinga ko Gogo man ibi bintu rero biri mu rujijo kuko ubwabo bamanje bavuga yuko amaze iminsi nta kintu na kimwe arashira hehe mu kanwa. barabanje barabipostinga. Reka mbikwereke kuri stati nyereka mva ko nanze kuzominga ibyo byo ndabizominga n'abantu babirebe. ngenda bikwereka ufata screenshot mbo reba ngiye ni ifoto ye n'amagambo manager we yandikiye. yego banditse bati shalom nshuti namwe baterankunga ba Gogo, tumaze iminsi turi mu ivugabutumwa Uganda ariko mu dusengere Gogo ararwaye cyane, iminsi 2 irashize atabasha no kurya. Iminsi 2 ngo yari ishize atabasha no kurya. Yego wabibonye ngewe buri mbese buri kintu cyose ngewe nakivuga kuri Gogo ntabwo cyanshimishaga. Nahitaga ngiye ute nanjye ngifata screenshot ngakibika kugira ngo umunsi umwe nzibuke yuko nta nubwo nanzi ibingibi ko byabaho gutya. Niyo mpamvu burya ni Imana kuko hari ikintu kiba ko ntabwo narinzi ko ari bwitaba Imana. ngo mena arafashe zino screenshot amaze iminsi 2 atarya atanywa. bari bamufite gutyo kandi mu kiganiro bakoze niyo bari bagiye ko banditse ejo no mu kiganiro bavuze ati ngo bari bamaze kumugaburira ngarya afite apeti. arangije barapostinze bati amaze iminsi 2 atarya atanywa. mu kiganiro bavuga gute? mu kiganiro bakoze kuri Yago bavuze yuko yari afite apeti. ngo biteye ubwoba. So ubonye ndabibonye narigiye bavuga ngo namaga ngiye rero bitewe ni hako uwo muntu wari wa postinze ibyo ninde kamaze hariho ingenda zifasha ariko screenshot 2 kandi zose zifite uwazishizeho. yego siri ngenda gira ngo turebe hari ninde screenshot nyifite n'uwayipostinze ndamufite. Nyereka ninde screenshot te mbo reba hano hejuru izina nago izina narireba handitseho ngo iki? Auguste ninde? Manager. Yego mugende seyo yego urabibonye? Si status sasa ubibona? ndabibonye ko ari status. none se uyu muntu kumbona ari kubigaragaza ko nyine ari yashize iminsi 2 none icyo gihe baragiye mu ivuga butumwa ba performance ryari kumva amaze iminsi 2 atari kandi batubwira yuko ya performance iminsi 3 kuwa 5 kuwa 6 no ku cyumweru kandi yabikoraga atari ngakabigasekwa ngakeza. none se wakwibaza nyine yakoraga igitaramo atari kandi kuri Yago TV show bavuze yuko yakoze ko bamugaburiye akarya afite apeti. yego nawe baze icyo kintu nyine nagira ngo nanjye duhuze ibi bintu bati amaze iminsi 2 atarya ariko nyuma y'iminsi 2 ariko nanone bongeye bavuga ko
bavuye ejo hari ku wa kane ubu turi kwa gatanu hari ku wa kane ngewe iyi screenshot nayifashe nayifashe ku wa gatatu kandi nibwo yapfuye nayifashe ku imwe iyi hariho n'amazina yiwe nayifashe ejo ku wa kane mu gitondo kare nibwo nayifashe bataratangaza ko yitabye Imana mu gitondo kare ariko iyi ngiyi nayifashe ku wa gatatu nijoro bavuga ko amaze iminsi 2 atarya birambabaza cyane amaze iminsi 2 atarya atanywa icyo gihe rero kandi noneho wumve icyo gihe bamuvanye Imbarara bamujyana Kampala atariye ntabwo yari yariye ubwo bivuga ko atari yakarya bamujyana kuri live saa 6 z'ijoro umwana utariye utananyoye wiri wakora akazi bamujyana kuri live ya Burino ora mugane ntawe utamuzi bose barabibonye amaraho amasaha agera mu 8 yahageze saa 3 yahavuye saa 9 z'ijoro ko biteye ubwoba nuko bigenda biterera ahavuye saa 9 z'ijoro urumva barahageze mu gitondo kwa mbere bakora n'ikiganiro barakipostinze uwo munsi bageze saa 2 z'ijoro ku wa mbere saa 2 ubwo ntabwo bivuga gace ngo tugere ku wa kangahe ku wa kabiri ahita afatwa na bwa burwayi urumva ntabwo yari yariye ntabwo ariyo mpamvu babivuze neza cyane bakavuga ngo bageze kwa muganga umwuka wa gogo ari mukeya noneho mu kuzamura umwuka kwe ibihaha ndibyagira ute ndiwazamuka kuko ari muke ntabwo yariye ntabwo yanyoye ako wibuke ariko inyuma ko batubwiye ko yari afite apeti yego barabyivugiye mu kiganiro barabivuze nta abanyarwanda bagize ute barabibonye ukibaza ibyo bintu njyewe ndamukunda pe yego kandi ngiye na n'ubu ngubu gogo ndamukunda ndaje ndabaye yego ngiye gogo ubu ngubu nazizi saha ntabwo ndabyemera ko yavuye mu mubiri kandi bari abamanager babo nabo ndabakunda kuko hari icyo bakoze kugira tumumenye yego kandi nanshimira manager we yahataba ntabwo nari kumenya koko yego ndakumva niyo mpamvu abanyarwanda bari kwibaza se ko bavuze gutyo ni gute gogo bamutwaye gutyo akitaba Imana yego batabigaragaje mushireho umuco njyewe aho ngaho ngange ukuzi niba ibintu byirirwamo nese mbona ko habayeho gukunda inyungu yego nese mbona ko habayeho gukunda inyungu yego ndakumva nawe abanyarwanda bo barangije kubibona ni gute hatabayeho gukunda inyungu wenda niko ubyumva ariko bo ntabwo ariko babyumva so noneho tugiye kwibaza icyo kintu bivuga ngo ntabwo ariko babyumva nabo baca ku kuri bakureba kuko nta kuntu umbwira ngo yari apafominze atariye bamufatisha urugendo rw'amasaha 10 atariye bamujyana kuri TikTok kuri live atari amana samana namwe n'ukuri kw'Imana namwe mujye mutwumvira wabashije kuvugana n'umuryango byibuze ngo bakuvugishe mu muryango wo kwa gogo umuryango wa gogo ubu ngubu ngewe nta nubwo nabahamagara ngo bamfate kubera iki nta na telefone bari gufata
nta na telefone barimo gufata kuko nyine impamvu batabifata erega kuko barabizi nabo ko twakundanaga kuko nigeze no kujya kumusura iwabo yego urumva icyo gihe kuko bazi ko nkora ibi bintu bahita bamenya yuko nanjye mbiziho nyine mu kugenda kwabo cyangwa n'ibyabaye niyo mpamvu nta telefone n'imwe bari kugira ute barimo gufata kuva ari amakuru yajya hanze n'amajwi yabo ababwira yuko nta mafaranga bafite ko bo bakeneye umuntu wabo bakamushingura nta ndi telefone bari gufata. turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twakoze ikiganiro cyabaye kirekire niba ngombwa wenda tuzanakora n'ikindi ariko uri kumva ko ni ibintu bigoye abantu yaba wowe abadukurikiye abantu bose byabagoye kubyakira buri muntu wese udukurikiranye byamunaniye kubyakira kuko ni inkuru ibabaje ni inkuru iteye agahinda kuko nyine biragoye kubyakira pe sibyo niyo mpamvu ndi gukomeza nawe umwihanganisha hanyuma rero amaherezo y'ibi bintu urabona azagenda gute ari kubona wenda umuntu nimba uriya Gogo yitabye Imana ariko nanone ba manager ukabona bamubaga hafi nago mwese kuki mwese ukabona mwese nago muri kubajya ku ruhande cyangwa se nago muri kuvuga rumwe nyewe nkuko navuze ati akagombye kumufasha nk'umuryango mukaba mwagira inkunga mu batera kuri zira miliyoni bari gusabwa ni ukuvuga ngo manager we yavuze ko yabona ku ruhande rwe ko ku ruhande rwe yabona miliyoni yavuze yuko ku ruhande rwe yabona miliyoni yego abagande ba Bruno bamukoresheje akazi gakomeye bafite aho bazatanga ariko ndahamanya n'Imana Gogo Imana yakoreye Gogo ntabwo yashingurwa mu kindi gihugu uko bizagenda kose batayatanga batagira ute Gogo byizanga bikone kandi ntabwo yarenze iminsi 2-3 ndibaza ataragera mu Rwanda ndibaza ahantu yari yagiye gusengera bari bafite umupasiteri kandi baratuye nungu bamuturishiriza cyeka nimba bari bagiye gusengera mu cyumba cy'amasengero oya ni mu torero rinini iryo torero ryo ryatanze iki rizatanga iki nuko ngo reba nimba mikoro itagize yego ndamutse nje kugukorera akira iyihe yego ndakumva yes yego nta kibazo ndamutse nje kugukorera kiraro kiraza kureba yes arashana ngiye kumukirarebwa mwana yes yego turi kugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu ni ibintu nyine ni inkuru n'ubundi ibabaje so abantu rero bari kwifuza kuba bafasha Gogo ni mu we buryo bari kumubona mu we buryo nuko nomero sinzi niba nazinyuzaho ariko ngiye nuze wenda ibyo reka tubyihorere ko ngiye hari ikintu nakugeza n'aka kanya sindizera nimba iriya nimero iri seriye kuko iri mu mazina ya Gogo amazina ya Gogo ikaba ifitwe nande na management management ize kuza kutuvugisha itwandikire iduhereze iyo nimero ariko nkawe bashinze team hari team ibishinzwe irahari kuri WhatsApp yo gufasha Gogo iyo nomero irimo rero yivuga nta kibazo oya ahubwo wowe kugira ngo urumva ikibazo gihari nimero ziri hari sinzi nimba babibonye ibiganiro byinshi biri gutandukana ukabona buri muntu wese avuga nimero ye oya nimero iraza itanditseho Musabye Imana Gloriose niyo mazina ye nyakuri ndahagira amafaranga bayishiraho nimero rwose reba akira nanye kuzana nawe urebeho unayibasomere dore ngiye urazadeba niyo ngiyo deba timu niyo ngiyo yego isura uko ubibona amafaranga yoherezwa kuri Musabye Imana
Gloriosa. Ndi kubibona iyi nimero rero turaza kuba twayipininga hasi mu kiganiro ku bantu bashaka kumufasha. Ni 07938889 329 0793889329 ni ukumufasha rwose. Idufashe uyu mu manager wiwe. Uzi abanyarwanda gusa icyo nababwira mbo ndimukurikize ibikorwa bya manager, ndimukurikiza ibikorwa by'abamurebereraga, ahubwo ku mutima wanjye umuntu ushobora kumusanga akira. Hari utuvido nshaka kunyinira tumbonye muri galeri y'iyo groupe. Yego ngo dukurikiza ibikorwa mbo mbere yo gukina zino buno video ni ukuvuga ngo ndimukurikiza ibikorwa abamureberaga bagira gute bakoze cyangwa byabaye, ahubwo mwe mutima wo gufasha mwamukunze mudashimishwa yuko Gogo twakunze aduhaye ibyishimo yahera mu gihugu cyo hanze, ahubwo tumufashe nga Gogo bitewe n'ubumuga afite, bitewe n'umutima wo gufasha. Ariko ukurikije ibyo abamurebereraga nta na kimwe watanga no kuri kw'Imana, ariko wowe bikore ngo ubishaka kandi kuva ku giceri cy'5 byose ni ubufasha. Ukohereza kuri iyo nimero turaza no kuyipininga. Noneho ngo ukeneye buno video akavideo kamwe muri utwo nabonye yari yohereza. Ari ubu video buri aha ngaha bugera muri 3 buri muri groupe. Ubu video kamanze kwanza nanabereka nareba n'umuntu wabwohereje naho bwavuye. Amane no kuri kw'Imana iyi si ntabwo isakaye. Ntushaka ukine mu kanwa. Ariko nyine nge ndamanza nababwira n'umuntu wakohereje. Ese ari ahantu mu Bugande nabo babafashe bagize ubufasha babaha. Bujyanye n'iki? Ariko numva ntabwo ko nago ariko ndi kuvuga abantu bari bagiye. Oya baraba Bruno bo. Hano wohereje muri video bamwita Mushisha Fred. Ariko ubwo ndabona ari uyu nguyu nyine bari kumwumva ka video. Katwereke numva harimo indirimbo. Oya ngende gushaka ka kandi ari kumwe n'umukobwa waganye kunoza. Kuki? Baganye ku muryango w'urugi. Bari kuvuga Uruganda. Iyo. Sango karebesha nyuma turebe. Amakuru. Abo mu rugo. Turaho twese. Umeze neza. But you're very smart. Yafatiye muri Uganda. Nyine aho ngaho bakina. Sinzi ibyo yateguye. Ugomba kubikora. Nagusengera. Uransengera? Ni itegeko. Nani? Ari wo tubwira ntiyumva. Noneho kagiye muce bugufi. Arasengera iki? Uramanza umubwira icyo asengera. Ese arasenga atazi icyo asengera. Nuko kimba reka twisoreze ni video narimbonye nakavideo narimbonye nyine kafashwe ubwo gwara ari mu Bugande. Umva reka dusoze rero mugira abantu bagukurikire kuri channel yawe. Bangurikira kuri Bikari TV show. Turayipininga hasi. Kandi nambashimira mwewe mugumye kutugaragariza urukundo. Kandi nambashimira mwebwe mwasengeye Gogo cyangwa se mukimusengera kugira ngo tubone kava mwakira gihugu cyo hanze akaza mu cyamubyaye. Kandi ndabizi yuko mwebwe muri gukora neza Imana izagira ute namwe izabahereza. Imana izabahereza. Wagize naho ukura kandi ndabizi ko Imana izakwagurira imbago kugira ngo dufashe umukobwa duha ibyishimo. Kandi turabizi yuko Imana izabikora.